twasuye iduka ry'umunyarwandakazi hano Nairobi, ariko ikintu cyadutunguye ni uburyo imyenda ihendutse. Reba nk'iyo kanzu ibanza, ibaza ko itarengeje 25,000 y'amanyarwanda. Iyi nayo ntabwo irengeje 25,000 y'amanyarwanda. Irimo menshi, iyi kanzu ya menshi irimo hano igura 3,500. Ngewe nibajije aho mu Rwanda ikanzu nk'izi zigura angahe? Iyi iri hano ureba hano, amafaranga menshi yayo ni 3,500. Iyi amenshi yayo yaba ari 2,500. Reba iyi myenda ya complete ureba hano, nta myenda iri hano irengeje 3,500 abaye menshi. Ubwo 3,500 ndi kuvuga ni amashiringi ya Kenya, ntabwo ari amanyarwanda. Ibaze ugiye kuyavunjisha aho ngaho iwanyu iyo myenda igura gute? Kutambara si uguhomba, ugasanga umugabo wawe cyangwa sheri wawe arimo arakubeshya ngo ni umukunzi cyangwa ngo ni iki, arimo arayajyana mu kabari akayanywera akayasindira, yarangiza akaza mu rugo ngo sheri ibiki. Sheri ambika umuntu wawe, niba wifuza ko akwita sheri mwambike. Reba imyenda iri hano, kuko nta n'umwe wabera umugore wawe cyangwa umukunzi wawe. Uyu mumama ari hano Nairobi yambika abantu ku giciro gito cyane. Ibaze ko 3,500 hano ukuramo umwenda ushaka uwo ari wo wose, ndavuga 3,500 y'amashiringi. Ugasanga umugore wawe yambara ipantaro imwe umwaka ugashira, cyangwa yambara ikanzu imwe cyangwa igitenge kimwe. Uri kubona hano ataberwa? Yaba yambaye nk'amafaranga cyangwa nk'umunyamafaranga rwose. Hejuru yo kugurisha agahene kamwe cyangwa akagurube kamwe, ukambika umugore wawe agasa neza. Ibi ni byo tuba tubabwira. Iyo ukunda umuntu ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo bigomba guherekezwa n'ibikorwa. Keep walking through the pain, knowing I will rise again. Even if the world says no, I will never let go. Hope is all I need to grow, and I will let it show.